Nshimiye mwese mudukurikira, ibere ryabonyeje rihorana umugisha wa kibyeyi. Iyi nk'ubusanzwe nibaho wiga TV, icyarimwe ikaba na radio, biterwa n'amahitamo yawe. Icy'ingenzi ni uko dukurikira kandi tubiha agaciro cyane. Umugore mwiza, urugo rwiza. Urugo rwiza, umuryango mwiza, imiryango myiza, itorero ryiza, amatorero meza, igihugu cyiza cyane. Nibyo ukurusha umugore abakurusha umugisha, kandi nta mugisha urenze kugira urugo rwiza burya. Ubusanzwe mu buzima bizamura icyizere cy'ejo hazaza, umuntu akumva ashyigikiwe cyane, bikamwongerera confidence, motivation, commitment and focus, cyane cyane mu byo akora kandi byiza. Mu gihe afite umuntu umuhengekeye umusaya, akamutega amatwi, akamwumva n'ibambe rya kibyeyi, kuko abamufitiye impuhwe n'urukundo bifite intego. Uretse n'imfubyi cyangwa abapfakazi, n'umusaza cyangwa umukecuru rukukuri, usanga akeneye bene zikeya, kuko zimwongerera ibiro ndetse n'icyizere cyo kuramba no kuramuka muri urugendo rw'ubuzima. Uyu munsi turavuga ku muryango utegamiye kuri leta, Imbuto Foundation. Muri kumwe na mwarimu Isaac watangiye abibwira. Mu Rwanda rungu ruvuka, nzi urugero rw'umubyeyi udasanzwe utarahwemye guhengekera umusaya bari mu mage bakeneye impuhwe za kibyeyi, cyane cyane imfubyi, abatishoboye ndetse n'abapfakazi batagira kivurira. Bari benshi cyane hirya no hino mu gihugu, ahanini bitewe n'amateka mabi yaranze u Rwanda rwa Gasabo. Wibuke iyi nibaho wiga TV, niba utarakora subscribe kuri iyi channel yanyu, uyikore hanyuma dukomeze ikiganiro. Utazajya ucikanwa n'amakuru y'ingenzi atandukanye anyura kuri iyi channel, tuganira kuri byinshi muri ubu buzima, kandi ni ingenzi cyane ko tuganira. Hari igihe bigorana kwiyumanganya, kumva biragoye kwiyumanganya bikanga, iyo wumvise umusaza ugeze mu zabukuru cyangwa umukecuru ushaje cyane, wa wundi ushaje byanyabyo, ukumva ari kuvuga yuko adafite mama we wo kumwitaho. Ibyo bintu iyo byumvishe, hari igihe kwiyumanganya bigorana. Nibyo akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Nubwo bitabiteka mu buzima, ariko burya agasozi utasangaho mama wawe, akenshi wumva gafite igisobanuro gitoya cyane. Ibinyuze mu muryango utegamiye kuri leta, Imbuto Foundation, nyakubahwa madamu wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame, nka fondatrice akaba na perezida wawo, yabereye umugisha cyane benshi navuze haruguru. Bari bicaye mu gahinda gasaze kubera kubura icyizere cy'ejo hazaza. Mu mwaka wa 2001, hafi imyaka 24 irashize, imfubyi nyinshi, abapfakazi n'abandi batagira kivurira, izuba ryarabarasiye. Bongera kumwenyura akamwenyu no kubona ko ejo habo hashoboka noneho kandi hashashagirana cyane. Nyuma y'igihe bari mu kayubi, akayubi kuzuye agahinda ko kutagira shinge na rugero, kubera kwisanga mu bihe bidasanzwe nta ruhare babigizemo. Imbuto Foundation yaje ari igisubizo mu nguni zitandukanye, haba mu burezi, ubuzima, imibereho myiza y'abaturage, ku buryo benshi uyu munsi bayivuga imyato bitewe n'uko yabakuye mu majune bari baryamyemo iminsi, ikababera ingobyi baheka
ndetse ikabahindukira ikiraro bambukiyeho bagera hakurya aho bakabije inzozi zabo zo mu buto. Uyu munsi abagera ku 7,000 bibumbiye mu itsinda Inkubito y'Icyeza. Basindagijwe n'uyu muryango ubageza heza, uyu munsi birata nk'igihamya cy'uko ibintu byose bishoboka. Nubwo babaga bavuga mu cyaro kimwe cya kure, hari ahantu haba ari icyaro mbona kigiyeyo cyane, ariko byarashobokaga cyane. Ntabwo byabujije ko abana b'abakobwa bagaragaje ubuhanga kurusha abandi bahagiye bahabwa amahirwe yo guherekezwa n'uyu muryango Imbuto Foundation, bakaminuza amashuri yabo. Uyu munsi bakaba bawuvuga imyato kubera kugera ku gasongero k'indoto zabo. Bakomoka mu cyaro, ibi ntabwo byabujije kugera kuri uru rwego. Imbuto Foundation zatabaye abagaragurikaga kubera icyorezo cya sida cyorekaga imbaga, bagarurirwa icyizere cyo kuramba no kuramuka, kugeza n'uyu munsi bayivuga imyato. Mu buringanire, umugore yongerewe ubushobozi bwo kugira uruhare mu miyoborere, kuko mu Rwanda 30% by'abagore baritinyutse cyane. Urabizi, bari mu nzego zifata ibyemezo. Biramutse bikomeje gutya, twakomeza gutera intambwe ndende tugana heza, kuko burya kwigisha umugore no kwigisha igihugu. Twavuga byinshi kuri uyu muryango washinzwe n'uyu mubyeyi uhagarariye abanyarwandakazi bose. Tumwifurije gukomeza kuramba no kuramuka, kugira ngo akomeze ahengekere umusaya abamusanga bamutegerejeho ibisubizo by'ibibazo bafite bitandukanye. Birumvikana, kandi ibigwi bye bizakomeza kugarukwaho na benshi. Yabereye urugero rw'ubwitange mu guhagararira uburinganire n'ubusugire bw'umwana w'umukobwa, by'umwihariko mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Iyi Baho Wiga TV, mwana nkunda nshuti y'u Rwanda, wakoze cyane kubana natwe. Ntugende udakoze subscribe, ukole like, wandike comment mu mwanya w'ibitekerezo, kandi usharinge iki gitekerezo cyangwa iyi video. Dukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ndabashimiye cyane bakunzi bacu.